itizina mani kareka baramamagara bakambwira bati kangonema bino bintu byambara impumyi kandi ngenda reba bino byambara batareba kandi ngenda kureba Imana masenya na Pamela Mamawapampe ndabashuje cyane kuri 250 ndabashuje cyane ko n'ubwa mbere mbaje kuza kubarebaho murabona ko ndi kumwe n'umukobwa hano umukobwa nakoze izina rye ariko ngo niba yitwa Teta Teta nawe ngize amahirwe cyangwa ibyago turahuye tubwiwe Teka yabihana nabidona n'umugisha ubundi niko yitwa Teta iryo zina numvisha ngo Teta nibyo byanje ni ryawe ya urabona se nasa nabatese Cyawe nashaka kumenya uri Teta cyangwa ni Teta cyangwa uri Nyirangorore ni Teta ngo Nyirangorore nayo mu gihe cya kera aracyabaho se gusa Nyirangorore amuzi oya pe nabone ase kuvuza ngo no mu gihe cya kera bwera iki ko ari wa kera nubwo numvishe uzanya amazina atarayo muri iki gihe iki gihe n'ubundi babyariraga kwa n'ubundi na kera babyariraga CH no ku Muhima umva nyine babyara umwana ukamwita Nyirangorore none wagoroye iwacu Bumva batuje nanjye rero naje nje kuganira n'uyu mukobwa kuko nari maze iminsi ndota inzozi mbi cyangwa nziza ibintu byose umuntu agenda ahura nabyo urumva inzozi maze iminsi ndota zari nziza kandi zinavanzemo zivanzemo pe ntabwo ari byiza gusa njye byiza gusa ndi guhura n'abakobwa mu muhanda ndi guhura n'abase niko cyane abakobwa urumva Teta amakuru yawe niryo zina rya riri serious Teta woya ngo ni Teta Dina nambaka niyongeye ngo ni Teta Dina ngo vuye uvuye mvuye diti urasetsa ndi umunyarwanda oya ariko rero ikiza mukundiye nubwo yambabaje ariko arasafita agasura k'abanyarwandakazi yarambabaje ni izina ry'Imana kangugurira bizi ko ngiye nagize ikibazo gikomeye cyane nagize ikibazo gikomeye nuko mutumvisha inkuru ibibazo nagiye mura nabyo by'urushako rubi ndangije urushako rindwi kuroko baratubwiye ati umugabo naza gukubitire mu nzu natishyura inzu nakanagukubita uzamuhe zahita umwanyina umwiyorera urumva none mu gihe namuhaye nyina nkamureka njyewe niboneye umujene pe wabonye umujene konga abantu beza bose ngo ariko we ntabwo ari umudesi ariko mama paje mfite ikibazo kuvuga ngo wabonye umujene wajya ushaka umusaza mama mubona ko muri mu rwego rumwe none turangira abasaza urabona nashaje njyewe gusa nashaka umusaza yakamunyambura rya masanyine Mamawapampe Pamela garata nawe n'amapfa agiye umurera imihanda none niboneye umujene nyine utwika ukomeye muri bandi bambara za poketi za titiyo bajegeje bameze ukuntu noneho birangira mbonye umukobwa ngo ajya ngo yitwa Teta ngize byago muri weekend dore tuba twaranazigeze muri weekend ngiye kubona mbona shiro wanjye ari kumwe na Teta uyu nge namurebaga n'injoto ndivuga niyo mukobwa bita Teta ni unkoze ibingibi Teta kwa nkoze biriya cyari nubwo ndusha ubutoya undusha nyashi undusha utaka ntago ndusha nyashi ndiba ntago nibeshye urumva ariko ndasaje hasaze papa wa mu cyaro hashaje mama wa mu cyaro cyangwa nyoko nisi buni nshaje gute nuko nasize inzara se kugira mumenye ko nshaje ni naturel bebe urumva Mamawapampe masanya na Pamela none se bebe uriya mushiri mwari muri kumwe
uriye niba n'umusheri wawe cyangwa ni ntago ari umusheri wanjye ko mwari muringaniye wowe koko uriya musore ni uwanjye uriya musore ubwo nawe uzadutwara abasore koko wowe uriya ninjye ni uwanjye mwana ugana kuri niyo abakobwa mwagiye mu mihanda mugera muzunguza igwedi oya ntago nzamugora wese ko mutaraho ntago murahuza itama ariko njye nararihuje nubwo nabafashe ariko mwari muringaniye gusa ntago nta kindi kintu ubwo rero ikintu nanjye kukubwira rero Teta ziba nawe mbaza niya mu muntu reka sambaza niya mu muntu we rero Teta nubwo uri agakobwa keza karambuye ngomba bara ku musheri wanjye nkuyeme nabanye muri weekend muri kuryoshya uzanabone ku mazi mamazi ko ntahagera ariko nawe uratarasa hatarasa cyaba umucunga ngo urebe udukobwa twose abari kumwe natwo ku mihanda oya kunda ubunanutse ariko ngewe niyongera Teta muhanye namubwire ni sanga nawe yaragukunze ase maso y'inyana wowe wamwanga yarankunze ariko ku biceri byanjye we none ndamutse nongeye nkabona namwe mwamwifitiye n'ibiceri oya tuba dufite ibiceri ga twebwe baje kubidura tuba oya uriya ariko guha amayarange ninjye nayashatse amayarange nayamuhaye uziko nta mutungo nyigira wese nawe utanze ndawumuha ndavuga niba umugabo wa mbere yarankubitaga kanemera ngo uri uwa kabiri niyo ndamuguze uramutwaye nawe baramutwaye ariko ntago ndamutwara bamenya amakuru ye urambabariye umva ngomba kurekera umugabo urambabariye urwo gusangira nanjye umugabo ahubwo bazunguye impamvu reba njyewe ndimo ndihungisa njyewe mu buryo ahubwo uno mwana agasatsi ke k'uburyo ahagaze ariko oya agasatsi kanjye ngaka umuntu bita Yago Pondati mushobora ko hari ibintu muri mwe murapanga na Yago se ya kankubwire Yago singiye kubeshya ndamukunda urumva ntago ndi bwakingo nkunda abana bato urumva niyo mpamvu nakuyemo n'ingofero kugira atagira ngo nabaye umugabo urumva ariko Yago ndamukunda mu bantu bamaye impano zamarana igihe niwe amaye kado yambwiye ati iyi mpano nguhaye izagukize cyangwa igusajishe ahubwo kuva nagiye mbere akamera ko nta muntu uramo ikintu cyiza izina ry'Imana mu ijuru do sibye Yago none yo kuza kunteranya nawe nahita nkubwira nti biravuga ko Yago ari mu rukundo n'uwo mukobwa ubwo ntabwo twaye abagabo bose ubwo ngubwo urimo uranzamura isukari watumamo wahitamo kubita igiki cyitwa gasikita oya ntabwo ashaka kuduteranya kandi narabibonye Yago niyo waraguza niyo wacuragura ahubwo ndagira ngo sinjya menya sinyakunda gusenga cyane ariko Mana yo mu ijuru ushobora byose ugira neza bugacya bukira Yago ari umumera umugisha abakobwa bavuze ngo bafashe ku ngufu ntagafata ku ngufu arasaba umuntu wese uyu muhara aratamira nuko kakari kwijyanayo Yago nunjyane mu gifaransa gifaransa ntaza gukomera ibyo bitari sawa kugwa mu byatsi tare kugira ngo ni muri binaji ngo ni muri binki Kinyarwanda kuko nicyo nkunda kumenya taza kunderanya n'umusheri wanjye kuko ari ikintu ushaka kwikiriza kitari sawa uretse kujya imbere akamera umuntu arambaza urumva waki ngo perezida wacu ngo afite ngo abana bangahe yego ngo bitwa abandi ntabwene rero abo bana ntabwo nzabara abana narabyara ntabwo mbarabona byaye urumva kuvuga amazina y'abana b'umusaza yego habe cyane ikiyo twamutuye kutuyobora ntabwo twatoye kugira ngo tubare abana babe neza mugane rero nkubwire mwana uzabiganire na mama wawe bivugane gende Mamawapampe imbere ya kamera kuvuga ngo abana ngo muzehe ngo afite abana bangahe se Mamawapampe kuvuga buretse mvuga muzehe ni muzehe perezida wacu nkuko yiyamye abantu avuga ati ikibazo mufite n'umukaza mujye mureka mugikemure kare mwa baturage mujye mugikemure imbere ya kamera muzajye mujya mu baturage bakemura ibibazo kare nanjye munambaje ngo se ngo Mamawapampe ngo perezida wacu ngo afite abana bangahe ase mwana ndi umusivili rwimye uriya mupapa afite abana b'abasirikare gusa afite intore ubu koko ko n'umusivili ndamenya avuga ngo iki ndajya kubara imbyaro z'abandi nizo njya nazibuka ndabafite nyine urarebera ibere ukabona ndi ingumba njyewe reba nk'aka
Teta nawe ntaririmo ziba Teta ntaryo ufite none Teta ntabera ufite ahubwo ni umugabo Teta reka ntushaka dukoremo n'imipira utuyeze utusitwa twiza turiyeze dufashe ariko turiho Teta reka rero ngusabire ibintu byiza niba kuyoboresha ishakibondo Teta uzamera ibere neza nibatangira kuyakora hazaza oya ni wumve niyamaga wumve ushaka abakobwa b'imihanda ngo ari gushaka bazayakoraho mwaba basore mwe kibondo mwangizaza n'amabere ariko bazayakora bazanayagenda impande nkuyamye ku musheri wanjye n'undi munsi vugira imbere y'abanyarwanda ko utazi ko ari uwanjye ntabwo narwanira na nyina w'abapampe umugabo uriya mugabo we nimba ari n'inshuti yanjye ndamukurekeye neza nagira ngo ako yifitiye udusore twiza kuraba abandi bana bakiri bato nuko wewe ari wowe bitangije kumukinira ese nimba abana batoya baje gucinyima abasheri babo cyane njye kumva n'abantu bakuza kugenda gucinyima abasheri babo ibyo bintu bizarangira kabaga ndani gitabo yakuzana igitabo cyo kudusomera Teta ngiye ndumiwe ntabwo narinzi ko tuzajya turwanira abagabo ni inshuti yanjye nta nubwo ari umugabo wanjye ahubwo se twakabaye turi abantu bo kurwanira umugabo uriya musore ko twabihuza ariko ntabwo ari wowe wakemera gutwara umugabo wa nyina w'abapampe ukamutwara kuko nzanye igitabo kubera ko igitabo cyari cyasigaye bisenge bazifunze batubwate ibitabo mujye mubigendana muri mwebwe cyane pe nanjye ndayigenda nase urayifite ariko ntabwo uzi ikisobanura ngenda iso ganaga abantu hano harimo igitabo harimo na Bibiliya urumva haragira ati muri Mariko barakubwira ngo nicyo gitabo narigiye kuzana mwabagora nkamushegera abagabo batari abanyu mwabakobwa muzuye imihanda mwe mwataye ingo zanyu mujya gushaka abasore abagabo b'abandi mu izina rya Yesu byo mwicare hasi mwige urumva Teta ikintu cyo niyo ngiye kuzana igitabo mwicare mwige kandi isomo muzigarira agira ati ntuzasambane n'umugabo utari uwawe ibyo bintu wari ubizi usambana n'umugabo utari uwawe ntabwo ari byiza uhita ujya mu gihano gikomeye ntabwo uzongera ariko nyine nakunze kwemeye ko atari uwawe ndi inkumi aramutse anerese hari ikibazo ko nawe ari umusore ikibazo kirahari tukikundanira ikibazo mfite kirakomeye kandi mufitanye n'abana ise w'abana twaratandukanye ni umusore nawe wimusagiye ubona bafatanye wowe wakino yatunyuzeho duhagararanye gusa ntabwo twari twavuze yari ari hiryanjye ariko uriya musore ni mwiza pe ahubwo renzi ko nzanamuhereza ikindi cyane ese mushaka kumuteramo akadenesi none se kuko yaguteye umugongo umutima wanjye kuko yaguteye umugongo agapira none se murashaka gukira umutima murashaka gukira agapira oya ntabwo nk'uratwana mukina ndetse kuko iwe yagiye ngenje hano kugira ngo mbiyame mwe abakobwa mungendera abakobwa mwe uwazafatira ku mugabo Yago n'abahungu bamugendaho nabo ndabiyamye n'undi munsi Yago arasengeye Yago n'Imana Yago afite izina ry'Imana nawe nimushomeze uzapfa kuyigeraho sha nawe kabisa ngende n'umufana we hawe urumva doge kandi wowe uravuga ngo Yago ngarasengeye arase erega afite iriya tiku se erega buriya udabona ikigeragezo nta nubwo ubuzwi buriya Yesu yarakubiswe bamuhaye nyina ahubwo tukomezana na nyoko mugere murare mu bihuru murare mu mivure mujye muryama mu biraro ahubwo tukomezana na nyoko kandi bagendaga bitsimba buri bundi iyo utavuzwe nta kintu ubona afite nk'ubu nigira ibyago bakavuga ko nakize kandi niyo timu ntibagwa ngo bahita ngo ni big
ntumbwire mabigi sinyazi yakubwiye vuga ikinyarwanda ni butazi kinyarwanda big energy musobanurire imbaraga zigize iki imbaraga ko ari z'igihugu iyo ubuze ugize igipfusi gutya bitamba nari imbaraga z'igihugu buri gihe umwana mu kinyarwanda nk'uko utangiye kwisobanura mu marenga urumva burya rero iyo utavuzwe nta nubwo uba uri n'umuntu n'ubu Yesu n'ubu turacyamuvuga ntitumuzi twamwumvishe mu bitabo n'ibitabo nawe wacyandika kandi nazo turi kumuvuga nk'uko umuvuga wakina mbese ndamuvuga ariko sibyo kumuvuga umva nyine nawe reka taniranye n'uriya mujama ubundi taniranye n'uriya mujama bita Yesu urumva warabamuvuga kubera kumwiyumvamo ukiyumvamo umuntu utarabona ukiyumvamo impano utarabona ukiremamo icyizere gusa kuva muri watema indabo z'uwo mukoboyi ukumva ngo ni Jesus ngo atuye muri wowe kandi wavutse uri agahenjurira uri cyane gitereze kwa muganga baragihondagura paka kizanya amarira nimba Yesu yarabayeho akavuga ngo ari byiza nzabikugenera ari byiza nzabikugenera Yesu akavuga ibyiza bikaba byaragushikiriye Yesu yabigenye ariko impamvu yabigenye kuko namwiseye kandi simuzi yamuja ntago tuzaye tuvugana gutya niba ari umuyaga niba ari umuriro niba ari igiti niba ari ibarito amakuru yawe mfite no uvuga ngo n'amafaranga yose ufite ntabwo wamugeraho waguhita ubu nta tike watega ese uretse kumwumva gusa nta tike wagenda ukagenda gusura Yesu uriya mukobwa Yesu abantu baba barateze itike abapasiteri barabatuye barabahanga bari gutura Yesu Kristo bari kubaka twebwe batwabaye amafaranga none insengero zirafunzwe turahobagiye abakobwa bicaye barabyijyane ngo turi mu Yesu urumva ariko bari mu gihugu nanjye abakiri matwaratuye urumva amafaranga abantu benshi bagira insengero bakodesha mama uramfasha impere microphone uwo mukobwa Dina uwo mukeba wawe ndashamukeba banza mumbarize ibibazo bitanu waretsanga banza ngavuga ibyo warumbaje byura mugabo yego banza bimbwira aho imuca mumperera mikoro warumbaje uburyo n'iki ngo tujya tukamubona ndakubwira ngo isenge buzarapfuye barabaje mu mafaranga twatuye yose barayimukanye sibyo kandi yose yarari mu nzu ntago ari muri banki nta mafaranga yo mu rusengero ajya muri banki mwese mwana ubu Yesu twatuye natugiriye impuhwe ati reba ni cyoroshye sibyo abaza pasiteri amafaranga twamuhaye adushyire imiyaga azajya kudusura mu rugo kubera musengero n'itugihura basi uzaza kunsura mu rugo sheri nicyo nasabaga cyonyine bazaza reka ibyo yabahaye nawe basi muri iyi minsi batari gusenga Teta ngo hari ikintu bakubaza ngeze njyewe sayine vuga ko namwemera muntu Yesu ngenda mwemera none se nabuzwa niki kumwemera twemera dega tumwemera tutamuzi nayo nicyo namye mvugaga ubundi turamuzi twabure nabiravuga ngo bisaba kwizera byonyine gusa ukizera ko uwo mwama yaragikoze ubwo suri kubona ameze gutya ari njyewe niba Yesu aguhujije n'umugabo wa Mamawapampe ukaba ugize ibyago nk'ufashe ubwo si Imana yabimweretse Yesu yose bimweretse Igo shatara nankubaganya ubundi Yesu nago nyine wavuga ngo uramuza amaso kuyanda abwo tumubonera mu byo akora ne kuki utakwizera ko impamvu mwamwaraho n'umugabo wa Mamawapampe ari Satani nubundi ndase Imana irakora na Satani arakora bose barakora ahubwo icyambere nuko tuzi ko Imana irusha Satani imbaraga ubundi avuze ngo iki nka buri ndavuze ngo arambwiye ngo mbese ni Satani waba waramuje nawe cyangwa ni Imana ndamubwiye ngo Satani arakora
n'Imana igakora uretse ko Imana irusha Satani imbaraga ngo avuga uti mu izina rya Yesu ntabwo Mu uzongera izina gukora ku rya musoro Yesu. w'abapape Yago Yago kandi None se nawe rero abasore bose nawe ntubatware Yago uwa mbere twaratandukanye yewe umva ndi umufana wa Yago mbere cyane urumva ndi kwiyamana nubwo numva ariko wowe witwara nese nayagura mutwara none se watwarwaniraga ninde ubwo Mana none waruri umva ndahumaniwe none umuntu ntwaye Yagora waje ubwo bibaho waje kuvumba umukuta ayigamana sha cyakoze Yago ndi umufana wawe ariko nyine nakuri gira amagambo abiri ari bukore ku mutima Mamawapampe kugira ngo anakuveho cyangwa kuva inyuma amagambo yonyine reka mubwire ijambo rya mbere namubwira ngiye ndi umufana ntabwo ndi umukunzi yego yumva ashyize umutima hamwe umutima worori ariko n'ubundi ntabwo wawushyira hamwe wirirwa ujya uzenguruka Mamawapampe bayambariye impuzu za bonjour pare uramubwira ibyo bintu akoreba ukuntu yaje yigize inkumi uri kubibona ntabwo nabyigize ndiyo kugira ngo ngende ntabwo nigize inkumi ndiyo bebe ntabwo nigize inkumi ndiyo noneho imagine n'amazina bamwise na YouTube bebe maso y'inyana maso nyine Mamawapampe Pamera icyo mukundiye nuko duhuriye ku Mamawapampe ntabwo tumurana n'amagukuye oya ngenda mukunda mera mikrofone Mamawapampe ndamubaza ibibazo bibiri byonyine uzamukunde nk'umufana aho ndabyemera ariko ntuzamuvuge mu bamwanga aho ntabwo nabikora ariko nitanga nawe uri kumuvuga nabi ngo nuko yaguciye inyuma nakamba kugira umuvuge nawe si byose akira Mamawapampe hano hanze hari amakuru yuko umuntu bita Marina ashobora kuba agwaye kubera kugenda kwibagisha Marina wandi bavuga dusase yego umwe bavuga ko musa umuhanzi ukunda kuvuga ibifaransa ugiye kuvuga ngo ni ngute tutuwaje nyinshi burya yego ngo vuga ikinyarwanda nenoze wa mukobwa Marina noze Marina umwe yarimba ngo niba ushaka kugera kucyo ushaka kora cyane wa wundi noze bavuga ngo afite inda nini afite inda nini n'ibibuno nkuko nguko uriya mukobwa se wewe uri kuvuga Brian ni Brian tuziranye kandi Brian muraziranye turanakundana mukundana byiki byiki cyane geri turabura gutya ngo twicare hivi tuganire cyane ariko twarahuye turatwikana mujya bavuga ngo atigisa abandi ba baby yego yena garanikisa ariko mbona ari umwana mwiza ese nkungo bwiye ngo agutigise wamwakira cyane wamukatira nk'ubwo ati jewe ndi maso y'inyana ntago nakujya ndakwitera Pamela ntago bamutegese nashaka afite amafaranga nako ariko ntago tuzanye terega amafaranga ko ari Marina ndetse yabagirije yino nyashi ndeba yabagishije ibere ino nyashi niyo yabagishije azayibona mbajije nyashi abana barayibuze nyina w'abapapa afite nyashi mana we none se mani hari abatazifite nk'ubu ngubu si mpamvu nk'ubu ka Teta yaba afite nyashi naba yarankujeho mwanjye ndi small size ariko uyu mukobwa afite nyawe afite nyawe kirukira abantu bashobora kwangiriza imibiri yabo bikoresha iby'Imana itabahaye kugira ngo wenda ngo babakunde none se mwana viziyo abantu nyine buriya bakoresha iriya mibiri kuriya mani buri wese agira ikintu akunda muri we sibyo niyo wararugenda niyo wateka ibuye rikaba isupu ntuzabuze ikintu umuntu akunda ikintu umuntu akunda aragikunda ikintu umuntu akunda ahantu hose n'abacimye muzakisha amaherena urumva n'abafite amazuru nk'ay'ikife imisamyi myiza abona yajyaga ibizuru n'ibi nabyo bashyiraho iherena urumva tatuwaje ahantu hose ku gitsina hose ku ntege ntabwo nabuze ikintu umuntu akunda ngira ko kiri umusitari akaba atatu Yesu ubundi Yesu kubera iki wowe kubera iki uri umusitari nta tatuwaje ugira nta bushobozi mfite gusa irahenda koko azajya umuntu uzayikira rero ko nayifata
nzayifata akana ajya kayizajya yabuze ikintu cy'ukunda yewe ukuntu usa niko se ariko mbona ntabwo ariko mbishaka ni ukubera ubukene nese kano kanatira nese ko ari ak'abantu si ubwo boko kurakenye ko reba wakina n'abasirimu oya ariko kenshi bakaba barahinduye barabizi kano kanatira gakunda abana bahembwa make nese ubu ngiye amabara yose ndayobewe rata bashere banjye muzabona ikintu kimubereye kuri we azagishyireho sibyo vuga ibintu bibiri ukeneye hano honye dufite abantu bahawe amahigwe bakagenda mu gihugu cya Amerika bakagenda mu Bwongereza bakagenda mu bihugu by'amahanga bakoresha amafaranga ari ku gaciro ko hejuru kuturusha ibyo ngibyo kuba baragiyeyo ni Imana yabikoze ni nkuko nawe jo wakwisangaayo nabo bafise umutima mwiza icyo tubakundira nuko bafise umutima wo kwibuka abantu basigaye inaha gira ibintu bibiri basaba kirurata ndi kubasaba izo tatuwaje nanjye nyibonye nayishyiraho muko byumva reba nkani umubu warayundi reba yagiye kubera umubu wonyine singano atukura kuri numu sinyanira imbere ya kamera uyu numubu wandi uri kubona ubagiye tatuwaje n'ikizo ari na muntu wangwa gusa neza uretse ubukene biriya n'umuderi wo mwisi ko n'umubiri wose waba urayishyizeho utayishyizeho urapfukabora reka abana bayitinga wakintu kandi biriya ni ibirungo reka abana barya isi twakuze tuyigeho ntabwo tuzi ibyayo mwana hano tuzana ntituhazi mureka abana ibiceri byawe ugomba kubiryamo tetuwaje ukabiryamo banyashi ukagenda uko byumva ukoroshya ubuzima mumere mikrofone Teta nawe tuganire ese amafaranga twaraturaga arabibonye ko gutura ntabwo tugituramisha okay ndavuga ngo Mamawapampe bwirira amagambo mukobwa mwicaranye kandi y'ikinyarwanda yimbitse ashobora kuzatemberana inyuma y'imyaka irenga 30 sikone nakubonye Teta ariko na telefone kutari uri kwerekana hano baragira ngo ugire ngo ino foto niyo yakane ifoto iratukura sekondari ryari ry'agaciro none se Teta reba ibintu uriya munyamakuru ari kuboza reba nk'ubu uri muremure nubundi wari waravukaye inzara ndende ntabwo nari nanakubonye pe umva nishaka zibizacyatsi bizumu umva nishaka zibuze umuturanyi nyoko byo nibindeba wowe kuko nanakumvishe si wanaguza buri kimwe cyose nishaka zibuze umuturanyi gikore icyambere nuko uzambara ukabana ziri kugukwira ziri kugukwira bavuga ibyo bakumajije Teta antigikiye gukora buri kimwe cyose nshaka anagushigikiye ubusambanyi oya wimubeshe mwamye kuzongera kugera na shere wawe ariko dore impamvu ngize gutya sibona ko ngize gutya ubundi mwebwe nuko muretse bebe ubundi mwebwe nuko muri abana kera ubundi umuntu yajyaga gutya mu rukiko mu bagabo yabona yamaze gutsindwa neza kazamura amaboko ati ngewe ngubwo na perezida w'urukiko ngewe icyo kibazo icyo cyaha iryo kosa nakoze ndayamanitse wabonye ko nayamanitse ku banyarwanda cyangwa n'abandi bandeba batabizi bo muri iki gihe abana nibo benshi dufite iyo wagiye gutya ukajya gutya wakira n'abagutanze inyambo baba batsinzwe kare hano urubanza rwaba rwagutsinze Teta ukaba utanze inyambo nk'eshanu rwose iki cyaha ntabwo nyemera watanze ruswa iki cyaha ntabwo ndi kucyemera rwose ngo ndayamanitse kandi mu kuyamanika harimo atanga ruswa yo gutanga inka yagira gutya afunga ibipfusi agatanga inka 10 ubwo aba yemeye mbese anatanga nyine aba yamaze gutsindwa agatangamo ruswa wakira ese ugeze utanga ruswa nawe mu buzima bwawe icyo hari aho ruswa njye namye mu buzima bwanjye ndi umukene ruswa utanga nasize inka gutya nari kuzikura ako ni kubera iki je mfite ikibazo ko icyo mugize imbere y'itangazamakuru canke imbere ya kamera mudashaka kwegaragaza ubuzima bwanyu mutangwa kuvuga ngo muri abakene kandi tuzi neza mugeze mu rugo nabuvuze inshuro nyinshi bose zirari yanatangiye kujya imbere ya kamera n'amara London ya bibi none imwe urumva n'igitambaro nazo no kuramo mwumva hano imbyino nakwaye umva ziranyira izina ry'Imana nge ntago nyambeke imbere ya kamera ese ko nari umuntu uramfasha imbere ya kamera nandi kuvuga ikibundi nta wundi ubona ngo amamagati ngwino ngufashe gutya Pampe hano hanze hari imbuga zirenga enye
umuntu yashatse kuvuga ikintu cyo cyose agicisha hanze hari TikTok hari Instagram hari YouTube hari nandi ngo iki sero ngo twumve wenda tuma twagenda ku musozi w'ikiganiro fata microphone ubwire urubyiruko muri rusange rushobora kuba rumeze nk'umukobwa mwicaranye ubabwire amagambo yimbitse unabaha gasopo si wowe nyine byawe bibayeho ibyo byabayeho hariho n'abandi babyaragiye bibaho ariya kagabo karimo amanika yanjye kindi kubiyamani ku bagabo b'abandi sibyo kindi kwiyama n'abandi bantu babandi bavuga ngo twagiye gukora ubukwe ngo byarangira ngo tumaranye ukwezi cyangwa umwaka ngo deverose ngo yavuyemo ibyo bintu ndabibiyamye mwaretse wenda kugira ngo uzasizane n'umuntu mutazabana erega isura bari kutubonamo hano inyuma ntabwo ari iri imbere ko nabonye ino isigaye ihagaze isura bari kutubonamo gutya nk'uko bakabona nkanjye maso nyine bakabona mfite agashusho keza kandi muri njyewe atari njye ndi gusa ibintu byo kudasa n'inyuma hanyu mwabyore abasheri banjye mugasuko musano wose ntimwihinduranye ntimwigire uruvu haremwe uruvu haremwa n'intare ntabwo uruvu rugira ibiro bike nta n'ibiro bigira nta n'irobo ariko intare igira bwinshi ariko uruvu rurusha ubugome abakobwa banjye mureka kwigira uruvu niba ukunda umuntu bwutinda gukunda umuryango wanjye nguyu uzadukwa nawe ndakubwira mwana wanjye kabi ndikubwira abandi nawe ntuzongere gusubira ku byanjye uzabafane gusa ntuzongere kubabwira ko bakunda rero mwe abakobwa mwe ni ukuri batazamena amazi ashyushye wakina abasore b'iki gihe bose bafite abapape hirya no hino kandi bari gushaka abagore bafite amazu bafite ibipango bafite amabewiti koko ni ukuri umwana ahagaze mu muhanda yimerera kuri cyangwa ifoto wategereje umujama wasinze ngo azamufate kandi umujama ntazi ibyazanye ngo ugasanga uwo mujama nibyo mwitungiye gusa hari biriya ntahereza urumva mwabakobwa rero mushakisha ukuntu dore umusaza yatwemereye igishoro tujye muri banki ngo batugure ngo babaguriza desi ukazayishyura mu myaka 2 ari 2 niba ari umwe ariko ni muri iyo myaka muve imihanda amani gusa abakobwa gusa ako n'abagore barimo barabikora kuko abagore mwino minsi barimo barashuka abahungu bivanye n'amafaranga yabo sabona n'umuniga ku mugore agirwa umugore n'uwo bahuye ese yatuvuka turi abagore ntabwo ari muri tuvuka ese Mamawapampe hari icyatsi tuba dufise ngaho ndacyumvisha hano hanze hari icyo bita diaspora diaspora zumva zishobora gukoresha kora ziba zifite amafaranga ari hejuru cyane zigafata umwana w'umukobwa ntago bari bayafite afitwe n'igihugu bari ese bagiye bayajyanye wakina turumvikana aho nanjye ndagushigikiye noneho bagafata wowe bakunya ku itangazamakuru batoye nimero zawe ibyo bintu byambayeho cyane byabayeho na runaka bakaca bavuga ngo kugira ngo ndakohereza amafaranga banza ufotore banza ufate video y'ukuntu uteye nimba ari sex yawe uyifotore cyane nimba ari ubuzima bwawe bwose bufotore ese abo ugira icyo babwira kimeze gute ibyo ngibyo simbizi ko nanjye ubwiza amagaze azagira umbwira nifotore ko ntabwo nta nubwo ndi inka sindi n'ihene nta nubwo ndi n'ingurubeka kiri Mamawapampe masenye na Pamela nanjye ahubwo bazambwire nanjye niba ari ifoto bashaka n'ifoto babaka gusa kugira ubone amafaranga n'ifoto gusa ifoto ubusa kuri kundeba ibyo musambizi ndi kukureba wambaye yakubwiye wambaye ubusa namba baba bashaka wambaye ubusa ntabwo nabekera kubera ko hari umudamu waherutse kubanyoheje maye senkani nishyiramo radiro cyangwa na byeri imwe byo kwambara ubusambizi ntabwo nabekera ntabwo nawe urabimbaza ndabingiza rata muzabimbaze ko ambaye nomero zanjye ntuzikureho oya ntabwo ndi buzikureho se nibyo bashaka oya rivugiye vuga ibintu biroroshye ndetse unigeze mvuka nambaye ntuzikuraho ntabwo nazikuraho nomero zawe zampe mama 0788 9 2
gatanu ebyiri banyita isinde Beatrice hari abashobora kuba bumvise ikiganiro mw'uno mwanya zibasubiriremo noneho buguriye ikiganiro noneho yabaretse ahubwo dore ndumva batangiye ese mama ubu ngubu ko kuriyemeje kuzatanga ayo mafoto neza ku murambo najya iyo ngiyo ni inyigisho mbi mu bana ku murambo ntago yagifoto baragifoto iriya foto bazishyira ku murambo imara imyaka ingahe mwirira nzayibaha yawe kandi koroshye foto we basika ntabwo nari mbizi ko ikibazo ari ifoto barangi bwiza ndavuga akazi Mamawapampe hano onye hari ibibazo bibiri sinzi ko ari amakuru bifiseho niba atari amakuru bifiseho turabicaho hari umuntu bita Sabe akorera ku Isimbi TV urumva biravuga ko yari yagiye mu busambanyi inyuma yo kuva mu busambanyi baramufata agwa mu cyobo abantu bagenda kumukurayo undi urenga igipangu se ubundi barakukibatamamagara ubundi ngo duhure baburira igipangu Sabe hata ntuzire wongera kurira igipangu sheri hatakwemera inamara zanjye wazumvishe ntuzure igipangu kuri igipangu uburyo uri igipangu muri pusi Sabe wagiye kandi ngo wasanga yajaga ngo ikinyashi ndazifite Sabe ni kuri ko Imana uzongeye kuri igipangu ega basitari mwaragoye muri izi bintu by'amakosa ari mu bireke bari kuducisha mirisho ese ndi wenda ndiwe ko ntago ndajya bandi bageze nanjye nabonye ko nawe urahari uri kumwe no mihanda umusitari mu bandi imihanda nyirimo cyane bose bakurusha ubusitari nyabaki ntago nyine twabundusha wenda bandusha amafaranga yego ariko abana iwatamereye nabi wowe ngabonye nimero none hamwe iki kiganiro nimero zanjye wazishyizeho bariko barazumva ari kuko iki kiganiro kirayiva nonge shaka nkubwire mwana wacu bicinga natwumvikane yego uramutse uzwiye ibyo nomero twazapfubutse urumva twazipfa twazahurira ikirunto tugapfubutse shaka bazamamaga anya ntabwo nshaka ko twapfubutse tugahura afite ikibazo tugahura urakoze cyane ukuri ndabashimiye kuri 25 ndishimye pe nukuri ndishimye bitari plug yego mambo nambaye mzee bonjour parece ugamere boye nyambaye yego nugambe niyo myenda nugambe ave ndabereka imyenda yose wambaye myenda yose nambaye ni nubwo bwa mbere uje mbonye mu kiganiro kuva wagakora ibiganiro uje wambaye uko we nambaye umupira wanditseho neva utarimo ni neva urimo ni yego perezida w'igihugu cy'u Burundi bamwita Neva Evariste baratana yakoze cyane no kuri nyashi bereke yibuka kapite nyawe afite nyawe naniye cyane niwe wanjye nufite wakoze kora nape ntago biba byoroshye tete ubu ngubu nta kuri wumvise ukuri ntakumvise ubu ngubu inyuma y'abagabo ntugiye kuvayo kugendana n'uriya mugabo ugiye kubihagarika umugabo twapaga ariko mwamwumvise ntawe tuzi ntese umugabo mu bapfana je nzi ko ari umugabo wa ntuzenya wa Mamawapampe mwapfa ariko umva ngende umufana nturi umufana nturi umugore ndi umufana ntabwo biba byoroshye ko akaraguhaye ikinyarwanda we ku bagabo Mamawapampe kubwiza ukuri ese wowe nta kuri wamubwiza wowe nta kuri ufite nakumubwiza ariko byari ngo bimubwire hari umuhungu inzi yanditse kuri ari ikiganiro duheruka gukorana nawe nabonye anyandikira ambwira ngo mpa nimero y'uwo mukobwa ese kubera ko ujya uzibimara ngo ukanabasaba $10 ubundi nimero y'umukobwa ari we wese nimba wakunze umuntu usibye Mamawapampe wenyine yantanze kuyivuga buri muntu wese akeneye nimero y'umukobwa nakoresheje cyane umuhungu nakoresheje umubare wiwe ndanabitangaza na $10 ubwo ngubwo ni imibare umubare umwe ni $10 turahera mu kuri reka nta nimero yanjye ndi gutangira ahubwo ndababwira amazina nkoresha yego amazina yanjye ku mbuga zose ukoresha imbuga zose nkoresha wasanga ari atatu ubwo nyine izo mbuga araba ari izanjye ariko haba harimo rumwe nkoresha
kuri TikTok nitwa Teta Dina gatanu kuri Instagram Teta Dina kuri no kuri YouTube igiye kujya nkoresha Teta Dina umva muzankunde muri benshi munkore subscribe umva ngiye kujya mbatamo udusho umva wanjye ngiye kujya mbatamo udusho mbaha amastori nyine muri life bisanzwe umva utuntu twinshi twiza ariko mwite munyandikira iyo uri mu itangazamakuru iyo ugiye kuba uvuge ngo ugiye kubaha show nta mpamvu yo kuvuga ngo urakurikirana nde canke ngo urakunda nde wowe wita ku buzima bwa buri muntu wese ndabakunda abantu bose ndabagusa wabonye siko bajya bavuga ngo turakunda yayi ndabakunda bakunda cyane ahubwo sibyo abantu bo kuri TV show 25 ndabakunda cyane kandi abenshi muri kujya mu binyandikira nyine appreciate cyane akega kino kiganiro bazagikurikirana cyane kandi bazagikurikirane barebe nyine aba yabahaye nyina nafoto yanjye ntabwo nambaye ubusa reka ese bimaze kukubaho bimaze kukubaho njye ntabwo ubwo naba ndi kuguha ifoto yanjye nambaye ubusa kugira kubera amafaranga reka sundi amafaranga uba wanka kandi abantu bose bayakunda uri mu kugaki amafaranga yaciye mu nzira nziza ariko ndibaze kubona ifoto yanjye nambaye ubusa ngo nashakaga ibiceri zaba zose njye kandi abantu muba mukunda kwibuza amahirwe none iyo nama wayingira arega mani aranashaje nta kintu aramira ese umuntu uri kurwanira abasore ntacyo kiramira rwose tukintu tuba dushaka hari abantu bambajije ibibazo birenga 2 ugira boyfriend kandi tumaze kubisanga inshuro nyinshi nabibabwiye mani ko ngende singo ariko ninagira boyfriend ko nzamushira hanzira ye boyfriend wanjye ntabwo namuhisha kuko ntabwo ari kumubwo twe twadutumikira badutumye hako